ruhande rwo kwahinga akabagarura nyine aba ayataka akimukuramo ikosa rya mbere ubonye baro uriya Arikadori atanze ahitangiye kuri ruhande rwo kwahinga kuko Karafiri Arteta bigaragara ko yamuhaye zone yo kuza gufunga uriya mupira agaruye ikosa ribaye rya miscommunication iri hagati ya Gabriel n'umuzamu niba navuga ngo ni pressure niba navuga ngo ko undi bagira mu minota ya nyuma no kuvugana bikanga bo batekerezaga ibintu biri inyuma bahita bacika intege byo no gutsindwa kuko batsindwa kiriya gitego ukuntu bahise bajya hasi ntibibuke yuko muri match ya mbere baragitsinze baratuza babona ikindi gitego kuko abonye France ya Ebercheze bagaruye baro muri box 28 akwifinishinga itera inyuma kubera iki bari kuri pressure iteye ubwoba yari kintu navuga kabisa haracyari imikino myinshi Arsenal nituze yumva yuko nta cyahindutse hasigayemo abiri kandi bafite match kwa Man City abiri se iriya Man City wabonye ukuntu imeze iriya Man City nayo iri hasi cyane iriya Man City nayo iri hasi cyane kabisa iri hasi nese Man City amanota yagiye itakaza amanota abiri gutwara igikombe bya Arsenal ntago ari mu nsindira mu biganza byabo batsinda match yose isigaye batwara igikombe. Okay, ndagushimiye wavuyeho tugaha n'undi umwanya ndashaka kubaha umwanya ari nk'abantu 10 tugenda tubaye nk'iminota nk'itatu. Sawa sawa merci. Asante, reka turebe undi mujama wa requestinze wiyaminiya ni yandika avuga ati riga nishyiraho nanditse ndi yaminiya mfite icyo natanga twakubite platform twumve. Umuntu wasabye wakoze request ambwira ati nterekaho Arsenal ikoze igitangaza. Geoffrey Aime, reka ndebe Geoffrey Aime uyu nawe nari mbonye yasabye, reka ndebe na Geoffrey Aime mbaterekeho rimwe ari babiri gende mbabaza. Yo salama, meze bite se musaza? meze neza se? Oya ni sawa kabisa. Ibintu bibaye bikabera umva Arsenal yene abantu ukuntu bigenze amarira aracyari mu maso kabisa, ntago ndobuko ni match ducitse ariko muze mvugana na Jarike ariko mbwira ati agakipe nagashoje nkabitsemo icya kabiri. Umva imani sobonye match ya Brentford isi warebye ukuntu byagenze se mu rutanye mbagere rero ukuntu mbona ibintu bimeze. Arsenal ikibazo ifite ni mu mutwe.